Ndabasuhuje kandi bahaye ikaze bakozi ba Dream Zone TV show. Njyewe uri kumva nitwa Aizo w'i Rwanda. Naho hano uri kugenda unyumvira ni kuri Dream Zone TV show. Rero nizera ko mwese mumeze neza aho mugiye muherereye hose. Uyu munsi ndaje ngo tuganire byinshi bigiye bitandukanye ku nzozi mugenda murota. Rero hari inzozi abantu benshi bamaze iminsi bambwira ngo nimbafashe mbasobanurire icyo zishatse kuba zasobanura, ariko uyu munsi ndaje ngo tubivugeho cyane. Izo nzozi rero nta zindi, ni ukurota inyanja nini cyane. Hari ukuntu umuntu arota ari nko mu nyanja cyangwa se arimo yogamo, akoga abona bimworoheye bisa neza cyane, yumva amerewe neza cyane. Hakaba n'undi urota ari koga muri iyo nyanja ariko ukabona ko bitamworoheye, ubona ari gushaka kuba yarohama kandi ubona iyo nyanja irimo imiraba. Hakaba n'undi muntu nawe urota iyo nyanja ari kwirebesha amaso, nyine ahagaze hakurya yayo ari kwirebesha amaso gusa. Rero ibi ngibi byose urumva ko ari ibintu bigiye bitandukanye. Harimo umuntu bayifuza kumenya icyo bishatse kuba byasobanura. Ese warabirose? None se nimba warabirose byakugendekeye bite? Fasha unyandikire muri comment umbwire kuntu izo nzozi zakugendekeye. Nanjye ndaje musobanurira akantu ku kandi kugira ngo umenye neza cyane byinshi bigiye bitandukanye kuri ibi bivuze cyane, ndetse n'ibindi byose ntavuze. Uravanga usobanukiwe neza cyane izi nzozi zo kurota inyanja nini cyane, umenye icyo bishatse kuba byasobanura. Rero ni byiza ko wakanda subscribe, ugakanda share, nyine ino video ukayisangiza abandi bantu bagiye batandukanye kugira ngo babashe kuba bamenya byinshi bigiye bitandukanye kuri izi nzozi zo kurota inyanja nini cyane. Ntabwo nza kuba natinda, tugiye kubirebera hamwe mu kiganiro kigufi tugiye kuba twagirana. Reka dutangire n'ingingo ya mbere tumenya neza icyo bishatse kuba byasobanura. None se wigeze kurota uri imbere y'inyanja nini cyane uri kureba amazi atagira iherezo? Cyangwa wigeze kurota uri mu nyanja uri koga? Ikindi se wigeze kurota uri mu bwato? Niba warigeze kubirota, komeza unkurikire kugeza ino video igeze ku musozo, urabasha kuba wasobanukirwa ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ni hano kuri Dream Zone TV show, nanjye ndi Aizo. Reka dukomeze tubirebera hamwe. Inyanja ni kimwe mu bimenyetso bikomeye cyane biboneka mu nzozi kubera ubunini bwayo ndetse n'ubujyakuzimu bwayo. Akenshi ibishushanya ubuzima bw'umuntu, amarangamutima ye, ibitekerezo byiwe byimbitse ndetse n'ibindi bintu biri imbere atarabona neza. Iyo urose inyanja nini ituje ifite amazi meza kandi asa neza, bishobora kuba ikimenyetso cy'umutuzo ndetse n'amahoro. Bishobora kuba byavuga yuko uri mu gihe cyo gutuza mu mutima wawe, cyangwa se ko hari amahirwe mashya agiye kuba yaza mu buzima bwawe. Izi nzozi kandi zishobora kuba zagaragaza ko ufite icyizere ku hazaza hawe. Ariko se byagenda bite niba warose inyanja ifite umuvumba ndetse n'imiraba ikaze cyane? Guma hano kuri Dream Zone TV show nabyo mbigusobanurire. Gusa mbanze kwibutse ngo niba uri mushyashya ukande subscribe, share ndetse na comment, ukomeze kugendana neza cyane kandi ino video uyisharinge abandi bantu bagiye batandukanye. Reka tubirebere hamwe. Ahangaha bishobora kuba ikimenyetso cy'ibibazo cyangwa impungenge ufite muri iki gihe. Imivumbi ikomeye cyangwa se imiraba ishobora kuba yagereranywa n'ibintu bikuremereye bigiye bitandukanye, nk'amakimbirane, ibibazo by'amafaranga cyangwa se ibindi bintu byose biguteye guhangayika. Hari n'abarota bari ku nkombe z'inyanja bayirebera kure. Ibi ngibi bishobora kuba byagaragaza ko hari amahirwe cyangwa se hari impinduka ushaka kuba wageraho, ariko ukaba utarafata icyemezo cyo kuba watera intambwe. Ni nkaho uri kureba intego yawe ariko ukaba uyifitiye ubwoba bwo kuba wayigeraho. None se aha tugeze uri kugenda wumvamo ibyo wagiye urota? Niba birimo nyandikira muri comment umbwire ko wabirose. Ibyo ni byiza cyane kandi birafasha, bigafasha n'abandi bagiye batandukanye. Ntabwo nza kuba natinda, reka dukomeze kugenda turebera hamwe n'izindi ngingo zivuga kuri izi nzozi zo kurota ubona cyangwa se kurota inyanja nini cyane, nk'uko muri kugenda mubibona muri aya mafoto ari muri screen zanyu. Noneho hari n'abandi bantu barota bari koga muri iyo nyanja. Ese byo bishatse kuba byavuga iki? Reka nabyo tubirebere hamwe. Niba warose urimo koga mu nyanja, ibi bishobora kuba byasobanura ko uri guhangana n'ibibazo cyangwa se ibihe bishya mu buzima bwawe. Uko wari umeze muri izo nzozi nabyo bifite icyo bivuze. Niba wogaga neza kandi utuje, bishobora kuba byagaragaza ko ushoboye guhangana n'ibikubaho. Ariko nanone niba koga byakugoraga cyangwa se wogaga ari kubona bikugoye cyane, ibyo bishobora kuba byavuga yuko hari ibintu bikugora kuba wabyitwaramo neza. Ugasanga hari nk'imbogamizi runaka zikubangamiye cyane, nyine ubona ko udashoboye kuba wazitwaramo neza nk'uko byakagombye. Hari n'abarota bari mu bwato hagati mu nyanja. Ubu bwato bushobora kugereranya cyangwa se bushobora kuba bwagereranywa n'urugendo rw'ubuzima bwawe.
niba ubwo bwato bwagendaga neza bishobora kwerekana ko hari ibintu byawe biri kugenda neza cyane nk'uko ubyifuza. Ariko nanone niba warose ubwato urimo bwagendaga bwizunguza ubona bushaka kuba bwarohama cyangwa se buri kugenda bushaka kuba bwatwarwa n'umuraba, bishatse kugaragaza ibihe bikomeye uri kunyuramo. Ikindi kintu gikomeye cyane abantu bakunze kurota ni ukurohama mu nyanja. Ibi akenshi bishobora kuba byagaragaza kumva ko urengewe cyangwa se uremerewe n'ibibazo nk'amarangamutima menshi cyangwa se inshingano nyinshi. Bishobora kandi kuba ubutumwa bukwibutsa gushaka uburyo bwo kuba wagabanya umunaniro, ariko nanone ukarushaho gushaka ibisubizo by'ibikuremereye. Reka mfate kano kanya gato nanone nongere nibutse wowe mushyashya ndetse nawe musangwa, ese wakanda subscribe cyangwa se wamaze gukanda subscribe? Niba utarayikanda, igihe ni iki kiza cyo kuba wakanda subscribe kugira ngo ujye ubona n'ibindi biganiro tugenda dushyiraho umunsi ku wundi, kandi usangize cyangwa se ukoresha ino video igere ku bandi bantu benshi bagiye batandukanye. Turi kugenda tugana ku musozo. Muri rusange kurota inyanja nini ni inzozi zigaragaza ibintu byimbitse byo mu mutima no mu buzima bw'umuntu. Igisobanuro nyacyo kandi cyimbitse giterwa n'uko iyo nyanja yari imeze, ndetse nawe n'icyo wakoraga muri izo nzozi, ndetse n'amarangamutima wari ufite muri ako kanya. Niba nawe warigeze kurota inzozi nk'izi ngizi, nyandikira muri comment, kandi niba washimishijwe n'ikiganiro cyacu ni byiza ko wakanda subscribe, ugakanda like, ndetse ukanakora share ino video ikagera ku bantu benshi bagiye batandukanye. Ubwo rero sangiza ino video abandi bantu bose bayibone. Iyi ngiyi ni Dream Zone TV show, naho njyewe ndi Aizo w'i Rwanda. Reka duhure ubutaha, ndabakunda cyane. Asala Vesta, Imana ikomeze kugenda ibarinda kandi bareba icyoroshye. Nanjye ndahari ngo dukomeze kugenda tumenya byinshi bigiye bitandukanye ku nzozi tugenda turota.